imikino myinshi ni nayo iyoboye izindi indi ifite myinshi irakina uyu munsi uruvuze nayo irabiyuzuza ariko irabigira myinshi irabigize 10 irabinganyije na Arsenal 3-1 izindi ziri kuri 130 ziri kuri 130 130 rero Arsenal na Everton ku kibuga cy'ikipe ya Arsenal minota 88 pa 90 ugenda rwose nibwo ubuzima bwa bamwe mu bafana b'ikipe Arsenal bwagarutse naho ubundi ngwara yo kwimyoza kwa gatandatu abantu bari bayifata hari jingira ariko Everton yakugiragaho Everton yabaga igera ku muntu ni match yaritegerejwe umwana ahura na se kuko buriya fuwa niba nibeshye se wamuzanye mu Bwongereza Moyiza zana wamuzanye muvana muri Rangers muri Kos uwo ngubwo bari bagiye gukina match yo kwishyura ko kibanza Arsenal yatsindiye ku kibuga cya Harry Kingston Stadium ikibuga gishyashya cy'ikipe Everton igitego kimwe ku busa cya Victor Gyökeres urebye match uko yagenze kuva ku munota wa mbere kugeza ubwo Arsenal yabonye ibitego ni match yari imihangana bigaragara ko buri equipe ishobora kuba yatsinira ariko noneho biza kugira ngo Everton irusha imbaraga ikipe Arsenal ikajyemo bwa buryo ubona ko bugaragara basubiyemo bari Mandiaye barimo ba Makniri bajya babona bwa buryo bwibukwa mu mukino ushobora kuvuga ngo Arsenal n'umunyezamu wayo bakoze akazi keza na defense nk'umupira Karafiori yakuyemo hakiri kare ubona ko byashoboka ari igitego cya mbere bagiye ko ikipe ya Everton na Moyiza bigarutse aravuga ati twagize amahirwe makeya Karafiori yakoze ibitangaza umupira uvamo umupira warugerejwe na Makniri ariko ubona ko match uburyo yagaragaraga byageze ku munota wa 74 kuzamura na Arsenal ikizere cyo kubona amanota bishobora kuba bigiye kugorana ikabanganye umukino cyangwa se yanareba nabikaza kutsindwa ariko Arsenal ikintu cyabaye ni bisubizo yakoze umutoza ku ntebe basimbura ntago byo byari byitezwe kuko nge ntabwo nakoze match mu ndayirebera mu rugo akora umwanzuro kuvanamo Martin Zubimendi akinizamo Max Doman abantu bari bajinga koze ibiki ubona ko igisubizo cyari cyabuze muri ba Grand Frère ba Max Doman byari byanzo na ikipe Everton ifite dominance yose ku buryo bufatika azanye uyu mwana akora remplacement isi yose ntabwo abyumvaga ari kuri uyu mukino ariko akigera mu kibuga byahise bihinduka ibyarimo umupira w'imbaraga nyinshi ku mpande zombi wo guhangana ubona ko ari umupira kwizamu mu buryo buri direct bitewe n'amashoti ama long balls ariyo bakoresha uyu mwana akigera mu kibuga byahise bigarira aho ngaho ikipe Arsenal yatangiye guherekanya cyane bishingiye ku kumubona kuko babonaga uretse staff yamugiriye icyizere na Mikel Arteta ariko n'abakinnyi asanze mu kibuga uyu mwana bari afite icyizere umutoza yavuze ko amuhamagara yavuze ko umutoza yavuze ko amuhamagara agiye kumwinjiza mu kibuga ngo yamubwiye amagambo make cyane yaramubwiye ngo genda udutsindire umukino genda ukora ibyo usanzwe ukora genda udutsindire umukino umusore nawe araza abyitwaramo neza navuga ko uko umukino wagendaga ibindi bisubizo byose byari byabuze ukuvuga ngo ngewe nderekana abagenzi bagiye bakomeza umukino Arsenal na Everton bakinaga mbere yuko Max Doman yinjira mu kibuga utandukanye n'uwo amakipe yakinnye Max Doman yinjiye mu kibuga ni imikino ibiri itandukanye uramutse warebye iminota ya nyuma y'umukino wa Arsenal na Everton uyu mwana ari mu kibuga utarebye igice cya mbere cyangwa se imbere iminota yakinwe uyu mwana ataraza ni imikino ibiri itandukanye wari wa mukino wo kugeranaho mbere yuko yinjira mu kibuga ariko uyu mwana akimara kugera mu kibuga nako n'abakinnyi ba Everton bafite impungenge zo kumwigira no kumukoraho kuko bamukoragaho ryabaga ari ikosa uburyo bwose bamukoragaho bituma rero byorohera Arsenal kongera guhererekanya umupira no kubona ibitego biturutse no ku mapase bitavuye no ku set pieces nk'uko byari bimenyerewe ku kipe ya Arsenal no mukino wavuga ko nge navuga ko mu gice cya mbere waranzwe na Arsenal kugira iyo possession ariko kubona buryo bwo kurema igitego urebye block by ya Everton ishingiye muri median irimo Idrissa Ganage irimo uyu musore wambara 42 niba ari Regoban sinibuka izina rye Tommy Gebenon uzi gukina cyane umusore w'umuhanga akinanaga na Idrissa Ganage ndetse na Deus Hall byari gushoboka ko igice cya mbere cyari kurangira wenda Everton ifite ibitego bibiri urebye umupira wa Dwight Makini wafashe ipoto urebye Karafiori yakuyemo ari ndi yoga Idrissa Ganage uriya wari ukabije cyane inyuma y'izabo n'umunyezamu ugize woroshye ariko nago uburyo baremye uburyo wari ukomeye cyane niwe Deus Hall baraho umuzamu yavanye Deus bari hari ya nawe wari uremereye wareba rero uko Arsenal yakinye igice cya kabiri baje bari hejuru pe warabibonaga ko bari hejuru ariko barabura wa muntu nyine ushobora kwerimina abakinnyi babiri cyangwa batatu ublokora iyo
iyo block by ya Everton ari byo uyu mwana yaje gukora terura umupira aho inkapi rutayizamu yari ahari aza gutsinda igitego uyu mwana aza kwitsindira igitego cya kabiri igitego cyiza cyane abantu benshi bari bazi ko ashobora nko gupasa Martinelli kuri corner yari itewe na Everton kuri James Gana ariko ni umukino waranzwe n'ihangana kuko David Moyes yaravugaga ati twagerageje guhangana nka equipe ya Premier League ishaka gukina amarushanwa ku mugabane w'Uburayi tariko equipe idutsinze kuri experience kuko yashakaga intsinzi cyane ikindi navuga ni kuri penalty ya Kai Havertz twavuze tubigarukaho bavuze ko umusifuzi yavuze nge natunguwe no kubona umusifuzi uri ku rwego rwa Andre Madre abwira umukinyi kuri kamera ngo byari yamwerekaga ngo byari soft gicumbi yaruri ngo byari soft soft bimwe gicumbi ajya avuga ngo byari soft ariko umusifuzi wigeze kuba uwa mbere mu gihugu cy'Ubwongereza witwa Mark ari kuri Bein Sport yavuze ko ngo bikabije bitanakwiye kwihanganirwa kuko umuntu yipasha umupira mugenzi wawe aragukandagiye kandi yakandagiye bigaragara ikirenge ni ukuvuga ngo aba yakubujije gukomezanya baro we Kattenberg avugaga ko harimo bya bintu bine byose bigize donkso byo guhabwa red card aravuga ati biranatangaje ko umusifuzi yarafashe amasegonda 12 gusa yo kumva mugenzi we kuri VAR so biza kurangira icyo cyemezo mwaranabibonye ko Mikel Arteta atabyumvishe yanatonganye cyane ariko icyari kihari ni Arsenal gutsinda iraza kwitsinda mu buryo bumeze gute ari nabwo Mikel Arteta guhagurutsa Max Doma nasize Gabriel Jesus kuri bench ngewe ntago byantunguye kubera ko uyu mwana abantu barebye umukino wa FA Cup yakinnye na Mansfield babonye urwego rwe n'umwana ushobora gufata baro mu bantu batanu akabanyuramo ari nabyo John Terry yavugaga ati jewe mu myaka 2 naramubonye ati kuko nari ndi gutoza mu batoya ati nabonye ko impano afite idasanzwe so navuga ko Arsenal gutsinda harimo ikintu cyitwa mentalite ubu bamaze kuzamura nibishake be ku munota wanyu tugomba kubona igitego bitandukanye na match zishize ababyibuka kuri za Wolverhampton batsindaga igitego cyangwa se bafite igitego kimwe bakajya kudefanda cyangwa se bagera muri iyi minota ukajya ubona buri wese ari kwikiza baro undi musore wagize performance idasanzwe ne Berechez navuga ko ishobora kuba ari imwe muri match nziza ya Berechez agize nubwo atatsinze ariko ni umusore wagerageje gushota umuntu bita Jordan Pickford nawe yari mwiza kuri gusa bose ubwiza bwabo ariko bwagize akamaro uyu mwana amaze kwinjira namurenganya ku gitego cya mbere iyo usohotse ukora baro yarasohotse umupira arawuhusha hari igihe ubura bitewe n'ubwo utere nyine ni timing yatayiminze nabi ni ukuvuga ngo iyo usohotse muri kare yawe hariya ukajyana muri batera penalty ni ukuvuga ngo ugomba kwihuta mu buryo bwo kuza gukora ku mupira yarasohotse ntiyakora ku mupira byiza kuri rutayizamu Mikel Arteta washizemo Kai Havertz imbere